abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kubuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Mwongeye kwirirwa nshuti bakunzi ba Country FM, by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro cy'ubutumwa bwiza, ikiganiro cyitwa Ijuru ntirikorerwa. Ngewe basuhuzana Bizimana Damascene, ariko nkuko muri mu bimenyereye ntago mba ndi jyenyine, ahubwo mba ndi kumwe n'umuvandimwe, nawe namuhakanya akabibwira. Yego, nanjye nitwa Sanzira David. Nagiriwe ubuntu n'Imana mpinduka intungane ikwiye kubana n'Imana by'iteka ryose, biciye mu rupfu no kuzuka bya Kristo, ariko nanone ari uko mbyijeje umutima mu buryo budashidikanya. Rero turabana mu iki kiganiro mwaka kanya k'isa imwe kugira ngo tumenye icyo Imana yatangarije abantu bakwiye kwiringira, bakwiye gukomeraho, mbega kubera ko Yesu yavuze ko bazamenya ukuri kandi ukuri kubakaba batura, ubwo nicyo kitubesheje hano. Urakoze cyane nyine muvandimwe. Uvuze ijambo rikomeye cyane ryo kuri umukiranutsi, cyangwa se ko uri intungane. Ariko ni amakuru adasanzwe ku bantu bamwe, abantu batamenyereye. Abantu benshi baranabitinya, ubundi ni ijambo abantu batinya, ariko niyo mpamvu turi hano kugira ngo ibyo bintu kubera ko hari ukuntu abantu batinyishijwe kuvuga iryo jambo, babwirwa ko ari ibintu bidashoboka umuntu ari mu isi. Ariko niyo mpamvu nyine nkuko wari ubivuze turi hano no kugira ngo n'ubundi dutangaze ayo makuru, n'utari uyazi ayamenye. Mu yandi magambo nyine ni ukuyamenyesha abaduteza amatwi. Ubwo rero n'uwari duteza amatwi ariko yumva nanone vuga uti ndumva no gupfa kubyumva gusa, cyangwa se nuko radio ari byo bijemo n'amabura kindi, numva akwiriye gutega amatwi. Ayatege rwose, akwiriye gutega amatwi kuko iyi ni inkuru idasanzwe. Ndetse burya niyo waba ufite ibindi bintu wari uri gukora, ukwiriye kuba ubiretse ako kanya gatoya, kuko ibi bintu birakomeye. Iri ni ijambo ribasha gukiza umutima w'umuntu, ugakira by'iteka ryose. Ariko cyane ko n'umutima w'umuntu uhangayitse, na niyo mpamvu wo duteza amatwi turi kubwira ati basi niba wari ufite n'ibindi bintu urimo, shyiramo pause noneho utega amatwi wumve neza iki kiganiro. Ariko n'uwatekerezaga guhindura, hari ukuntu abantu baba bafite nk'ibintu bakunda, wenda urabona n'ubundi tuzamo hari izindi gahunda za radio zari ziri gutambuka, birashoboka ko haba harimo umuziki, ariko ugasanga hari nk'umuntu nyine wari uri gucuranga ngo yiyumvire uwo muziki, yakumva rero hajemo ijuru ntirikorerwa, agatekereza atahari tubwo ibyo bireba n'abajya bajya mu rusengero, ngewe sinjya njyayo, n'ubundi numva ntabikunda, bireba basenga cyane, tubwo ngewe sinjya mbona n'ibyo bintu, sinjya mbibonera n'umwanya. Ariko ni akanya keza ko kudahindura umurongo ngo uje gushaka umuziki. Oya, nabaretse areke ibyo gushakisha ikindi, kubera ko ikirigiye kuvugirwa hacyo kiramureba 100%, kuko kutacyumva n'uguhomba, kimwe no kutacyemera nabyo n'uguhomba, ariko kucyumvuka cyemera kikakugirira umumaro. Yego, niyo nyungu ibaho muri iki gihe yonyine, ariko ni nayo nyungu izahoraho by'iteka ryose, kubera ko umuntu avuka nyine afite icyo kibazo cyuko yakabaye yabana n'Imana, ariko akibaza impamvu bidakunda, kuki bitemera. Bimwe wari uvuze ko
abantu bavuga benshi bazi ko ngo nta ntungane iba ku isi, yego, kandi nanone bakaba bazi ko ngo impanda izavuga ndetse ngo hakaba hariho umuriro hakabaho n'ijuru, bazi neza ko mu ijuru hazaba intungane. None niba nta ntungane iba ku isi kandi akaba nyine abazaba mu ijuru bakwiye kuzaba bavuye ku isi, ubwo ntiwumva ko hari amakuru utaramenya? suko se hari amakuru utaramenya ukeneye y'uburyo waba intungane ukiri ku isi kugira ngo uzave ku isi ugiye mu ijuru. yego, kandi ayo makuru niyo twakuzaniye uyu munsi. Icyakora andi baguhaye menshi na makuru ataragize atarakumenyesheje uburyo umuntu aba intungane. Navuga ko ari amakuru y'ikinyoma, ubwo mu by'ukuri nakumenyesha ko utari wamenya ukuri. Ibyo bakubwiye byose ni ikinyoma kuko ntibyigeze bikugeza kubwo butungane. Ariko noneho turahari ngo tukubwire icyakugeza ku butungane, ukaba intungane uri muri iyi si n'Imana, kandi ikabibyemera ikabikuzi kuri intungane uri muri iyi si, ikabikuruzi muri iyi si kuri intungane, hanyuma yaza kureba intungane ukaba uri mu bije kureba. Ayo magambo arakomeye muvandimwe. Nyine ubu duhagaze hagati y'ubuzima n'urupfu. Yego, abantu ntibaze kurangara, nyine niyo mpamvu twinginga abantu ngo ntibarangare, babe maso, batega amatwi. N'uwari usanzwe acyumva ariko akacyumva ari kugifatikanya n'ibindi bintu, uyu mwanya yitekerezeho, agiha umwanya. Ariko si uwo gusa, n'uzacyumva. Hari ukuntu abantu bamenyereye ibintu bivuga Imana, bakumva abantu, wenda abantu bashyika muri studio nka gutya, bagahita batangira ati noneho rero wowe wari ufite uburwayi bwakurembeje, wowe ufite amadeni yakunaniye, wowe uhangayikishijwe na minerivare z'abana, wowe udafite aho gutura, wowe ushaka umugore, wowe ushaka umugabo, wowe ushaka amafaranga, wowe ushaka kwiga amashuri, uyu munsi Imana igiye kugukorera ibitangaza. Ariko mu by'ukuri ibyo byose n'ubundi ni ibintu umuntu yasanze ari ubuzima buba ku isi, ariko ni n'ibintu umuntu azasiga. Hari igihe rero kubera ko ibi biganiro turabikora ariko tukaza no kubishyira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, hari igihe umuntu atangira no kucyumva, noneho yajya yumva ntari kumva n'ibyo bintu, akavuga ati ariko abantu nta mavuta bafite. Ubwo niko bahita bavuga iki kiganiro numva kitanaryoshye, nta wakirirwa agikurikira ngo akirangize ati isaha yose njye nyuma ndi kumva ibi bintu. Ariko ibi ni ibintu ushobora kumva muri iyi saha bigakiza ubuzima bwawe by'iteka ryose. Ibi ni ibintu ushobora kumva utigeze wumva mu gihe umaze ushaka Imana, mu gihe umaze wumva ibintu bakubwiraga ngo ni iby'Imana. Iyi saha uri gusuzugura cyangwa uri gutekereza nk'uwareka, nakwinginga kugira ngo ntuzanumve iyo audio cyangwa video ntuzayitarutse, uzayumve yose, uyumve rwose. Aha harimo ikintu ukeneye, harimo ukuri. Yego, nubwo wabwiwe ibinyoma byinshi, ariko turi abagabo bo kuvuguruza ikinyoma tugushyira ukuri ahagaragara. Yego rwose. Rero nubwo abantu bumva nubwo waba udashaka kumva iki kiganiro, ariko umenye ko ikibazo ufite wakagikize, ariko nyamara ikibazo ufite kikaba atari bya bindi byo ku isi udafite, kubera ko n'ababifite nabo bafite icyo kibazo. Abifite ntibanejejwe nabyo, niyo mpamvu babishakiraho ibindi byaremba bakabyibiramo. Umugore umuntu akamurenzaho undi, akamurenzaho babiri, akamurenza umugabo bakamuta mu nzu bakajya gushaka undi hanze. Ni ikimenyetso cy'uko nta munezero, atari igisubizo cy'ikibazo umuntu afite. Ahubwo afite ikibazo cyo kuba abantu yahingukiyeho akivuka batarigeze bamubwira ukuri kwa Mukiza ngo amenye icyo yazize, ari nacyo Imana imuhora, ngo ariko anamenye icyakimukiza. Umuntu rero yavutse aciriweho iteka bishingiye ku rupfu Imana yakatiye Adamu, kandi nanone bitewe n'icyaha Adamu yari akoze. Hanyuma icyo cyaha Adamu agikora ariko gisanzwe gikatiye ko aramutse agiriyeho agikoze, ubwo ni ukurya ku giti cy'ubwenge bw'icyiza n'ikibi, ko no gupfa agomba gupfa. Noneho kandi Imana inategeka ko mwene uwo nta mahoro agomba kugira mu buzima bwe bwose. Nubwo yaba afite ubukwe amahoro ntayabone, nubwo yaba yabyaye amahoro ntayabone, cyangwa se yabyaje nk'amahoro ntayabone, akajya yumva hari icyabura byanga bikunda.
cyakora yagenze henshi mu nsengero abantu bajyamo, mu byumba bajyamo, bagira ngo baraza kubona ikintu cyiza kubahesha ayo mahoro. Bityo rero nkumva muvandimwe twanasoma ijambo ry'Imana, kubera ko ibyo tuvuga ntabwo ari ibyo twitekerereje, si ubucurabwenge tuba dufite, ahubwo icyo dushimira Imana gikomeye ni uko Imana yandikishije ukuri, nubwo abantu bakoroshe bakagutaba bakaguhisha kugira ngo babone uko bicara hejuru y'abandi, babavune, mbega umwanzi yangije abantu cyane. Ariko nanone iki ni igihe cyo kuvuga ukuri, abantu bakakumva, ufite amatwi yumva yakumva ukuri kukamubatura, byibuze basi n'udashaka, uretse ko ntawe udashaka ijuru, ariko n'utaribonye areka kuvunikira ubusa. Numva rero kubera ko nyine dufite aho tubikura, ni ijambo ry'Imana ryemerwa n'abantu bose, byemerwa n'abantu bose. Nge shimira Imana yuko abantu benshi hafi ya bose bemera Bibiliya. Ngumva rero twasoma mu gitabo cy'Abami ba mbere, igice cya 12, tugahera ku murongo wa 26 tukageza kuri 32, hanyuma tukumva ukuri kuri mw'ibyo bintu. Noneho basi umuntu akabaho, ariko yanatsimbarara ku kinyoma cye, ariko kabazi ko cyamenyekanye ku buryo hari ukuri, ariko haba hari n'ikinyoma cyahimbwe n'abantu. Noneho ukuri tukaba tugusanga mu ijambo ry'Imana. Ahari numva turasoma muri Bibiliya ntagatifu, hanyuma na Bibiliya yera, noneho twumve icyo Imana yandikiye abari mu isi. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Abami ba mbere, ibice 12, turahera ku murongo wa 26 tugeze kwa 32. Impamvu tuba tubisubiyemo, hari igihe umuntu ari bwa abagishyika nko kuri radio yakerereho iminota mikeya. Tuba tubisubiyemo rero kugira ngo abantu babyumva, ariko n'ufite Bible afate cyangwa se ayibumbura asome tujyane. Yego rwose, reka dusome. Maze Yerobowamu aribwira ati, noneho ubwami buzasubira ku nzu ya Dawidi. Abantu nibazamuka bajya i Yerusalemu gutambira mu nzu y'Uwiteka. Mu nzu y'Uwiteka imitima yabo izagarukira shebuja Rehobowamu umwami w'Abayuda, maze banyice, bisubirire kuri Rehobowamu umwami w'Abayuda. Umwami ahera ko yigira inama, arema ibishushanyo by'inyana 2 mu izahabu, abwira abantu ati, byabarushya kujya muzamuka mujye Yerusalemu. Wa bwoko bwa Isirayeli we, ngizo imana zawe zagukuye mu gihugu cya Egiputa. Maze kimwe agishyira i Beteli, ikindi agishyira i Dani. Nuko ibyo bishushanyo biba ikigusha, kuko abantu bajyaga baza kubiramya, ndetse bakagera no ku Kidani. Kandi yubaka n'ingoro kutununga, atoranya mu bantu bandi bose batari Abalewi, abagira abatambyi. Yerobowamu ategeka ko haba ibirori by'iminsi mikuru mu kwezi kwa 8 ku munsi wa 15, ngo bise n'iby'Abayuda. Nuko arazamuka ajya ku gicaniro ni Beteli. Yabigenzaga atyo, ataririmbira izo nyana yaremye, atambira izo nyana yaremye i Beteli, ahashyira abatambyi baba mu ngoro yubatse. Reka some muri Bibiliya ntagatifu. Yerobowamu aribwira ati, uko mbona ibintu biteye, ubwami bushobora kuzasubira mu nzu ya Dawudi. Aba bantu nibakomeza kuzamuka bajya gutura ibitambo mu ngoro y'Uhoraho i Yerusalemu, imitima yabo izagarukira shebuja Rehobowamu umwami wa Yuda, maze banyice, bisubirire kwa Robowamu umwami wa Yuda.
umwami Yerobowamu yigira inama, akora amashusho 2 y'inyana za zahabu, abwira abantu ati, mwakabije kuzamuka i Yerusalemu, none rero Isiraheli, ngizi imana zawe zagukuye mu gihugu cya Misiri. Ishusho rimwe arishyira i Beteli, irindi arishyira i Dani. Ibyo nibyo byateye rubanda gucumura, ntibatinyaga no gutambagira kugera i Dani kubera iryo shusho. Yerobowamu yubaka amasengero ahirengeye, kandi afata abantu muri rubanda rwa giseseka batari abo mu nzu ya Levi, abagira abahereza bitambo. Yerobowamu akoresha umunsi mukuru mu kwezi kwa 8 ku munsi wa 15 nk'uko byari bisanzwe muri Yuda. Nuko arazamuka ajya ku rutambiro, abigenza atyo i Beteli, maze ya mashusho y'inyana ayahaturira ibitambo. Ashyira i Beteli abahereza bitambo yari yatoranije mu masengero yahirengeye. Rero bantu mukurikiye iki kiganiro Ijuru Ntirikorerwa kuri Country FM, ahangaha murumva yuko icyo numva shaka ko twumvamo ni inkomoko y'ibyo abantu benshi babamo batazi ibyo ari byo. Twavuze ko burya Yesu nawe ari ku isi yarazi ko hari ikinyoma. Nicyo cyatumye abwira abantu ngo namwe muzamenye ukuri, ngo kandi ukuri niko kuzaba batuwe. Nuko yarari kureba ibintu byinshi by'ibinyoma. Noneho rero n'ubu ngubu biracyahari. None natwe tubereye aha kugira ngo tubwire abantu kuri. Ahari umuntu washakishaga ariko yumva atarashyikira ukuri, washakishaga akaba yarari mu bintu, noneho amenye ukuri kw'ibyo arimo, amenye ko ari ikinyoma, cyangwa se nasanga koko ariko kuri arimo tugendeye ku ijambo ry'Imana, ibyo bintu abikomeze. Ikigaragara rero kirimo hano nuko bwa mbere na mbere hari hasanzwe hariho urusengero rwa Salomo rwari Buyuda, ari naho hatambirwaga ibitambo, ari narwo rusengero rwonyine Imana yari yarubakishije mu isi, rumwe rwonyine rukumbi. Noneho urwo rusengero urabona ko haje kuvuka izindi nsengero, noneho zo zinaba nyinshi, ariko zo noneho zibigirwamana. Icyakora icy'uru rusengero reka ngitindeho, urusengero rumwe rwonyine rwubakishijwe n'Imana, urusengero Salomo yari yubatse, nirwo rwonyine Imana yari yubatse nk'igishushanyo, nanone gishushanya Kristo wajyaga kuzaza, akaba ari we uba urusengero nyakuri, kubera ko uru rw'Yerusalemu rwari rushinzwe guhuza abantu n'Imana, ariko bigendeye ku bitambo. Noneho rero ibi bitambo byatambirwaga muri uru rusengero, ni ukuvuga ngo byavagaho n'ibiryo by'Abalewi, ariko ni narwo rwonyine rwari rufite abatambyi b'Abalewi batoranyijwe n'Imana mu miryango 12 ya Isiraheli. Noneho nibo batambaga ibi bitambo. Noneho Imana basi mu buryo bw'igishushanyo ikemera kuba yirengagije ibyaha by'Abisiraheli mu gihe gitoya cy'umwaka umwe, kubera ko ibitambo batambaga byose byari bifite agaciro k'umwaka umwe. Hanyuma ariko nanone uru rusengero kubera ko rutari rwo nyakuri, hari icyo rushushanya, icyo rwashushanyaga ni Yesu. Yesu ari kuruvugaho barumweretse, yarababwiye ngo urunguru ni mu rusenya ngenza rwubaka mu minsi 3. Ariko bakomeje nanone kurumwereka, arababwira ati ndababwiza ukuri yuko ikimureba nta buye rizasigara rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Ariko yashakaga kubarengurira ko ari we rwashushanyaga kandi ko yaje. Rero ari kuvuga iby'iminsi 3, yari ari kuvuga yuko
uru rusengero ibyo rushushanya biza umubiri wabyo ubwuzure bwabyo buzaboneka ubwo azamara iminsi 3 numva amaze kuba igitambo ariko akaba n'umutambyi none mu buryo buhoraho kubera ko yarazanye yari niwe wari igitambo kiziranenge cy'Imana ariko noneho gifite ubuzima buhoraho gifite ubugingo buhoraho noneho si igitambo gifite ubuzima bw'umwaka umwe cyangwa gifite ubugingo bw'umwaka umwe ni igitambo gifite ubuzima buhoraho noneho cyo umunsi kizaboneka ni nabwo kizaba kibonetse noneho Imana ikibagirwa ibyaha by'abanyabyaha ariko mu buryo buhoraho mu buryo bw'iteka ryose noneho rero icyo narindi kuvuga kigaragaza ukuri ariko nanone kivuguruza ikinyoma gikwiriye isi nuko ikibazo gihari gikomeye nsigaye kuri iyi si huzuye ibintu by'insengero yego none izi nsengero nagira ngo abantu nyabune abantu nibamenye inkomoko yazo umuntu akabazi ngo ntasenga ibigirwamana ngo ntasenga ibishushanyo kandi urusengero rutari runini igishushanyo na kimwe ntirukibaho kuko uwo rwashushanyaga yarabonetse amaze kuboneka nawe avuga iby'iherezo ryarwo hanyuma iherezo ryarwo ryaranabaye kuko ubu ntirukibaho nyine ariko nanone kubera ko hari izindi z'ibishushanyo ndetse zirimo n'ibigirwamana ndetse nyinshi ngo ziri no kutunga ndetse ngo zagiye zigirizwa hafi y'abantu kugira ngo batazasanga rwa rundi yewe izi nsengero zabaye sitaza zabaye inzitizi ngo abantu bagomeye Uwiteka ngo kugeza na bugingo n'ubu kuko baracyashaka Imana bayishakiye mu izo nzu ndetse abantu bakomeje kubaka Yeroboamu umushinga we warakomeye ugera no mu Rwanda ugera ni Burundi ukwira isi yose insengero zirubakwa n'ubu ziracyubakwa ariko hashingiye ngo bamara kuzubaka bagahamagara abantu ngo nibaze ngo basanga Imana ngo noneho ngo abariho biyungira n'Imana nyamara kandi muri Kristo Yesu nimwe Imana yiyungiye n'abari mwisi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo umuntu utariyunga na Kristo ikimukubwira agana izi nsengero agana ya mazu bita insengero ndetse mu minsi ishizeho bakodeshaga ugasanga rimwe hari nk'akabari mu kindi gihe ugasanga bashyizeho agasaraba bashyizemo na sente n'intebe nkeya n'abaririmbyi kuko byabaye urusengero ariko ukibaza ariko ubundi ubu hari Imana yahagera ngo yinge n'abantu ku rusengero rero yubakishije mbere icyo rwari rushinzwe gusa kwari ukwiyunga n'abantu binyuze mu bitambo ubu noneho Imana yiyunga n'abantu binyuze muri ziriya nsengero gute ingorane hari rero umuntu aravuka yatangira kumva ashaka Imana kubera ko buryo umuntu afite umutima ushaka Imana uko yigeze abana nayo bakamubwira bati ngwino bakamujyana muri urwo rusengero bakatangira kumwigisha indirimbo za Sunday School bakamwigisha akiri muto bakamutoza ariko agakura akarinda cyecuru atabonye mu Imana akarinda cyecuru atabonye mu Imana ahubwo akabari gusenga ibigirwamana ku ntangiriro y'ibya Yeroboamu atabizi kubera ko byanga bikunda izi nsengero n'ubundi zazanywe nyine na Yeroboamu ariko zije kurwanya urusengero rw'Imana nyakuri yari yashyize aho ngaho nubwo rwari igishushanyo ariko byibuze icyo rwashushanyaga cyarabonetse rwo ruhita rusezera rurangiza ibyarwo izo rero zari zifite indi ntego undi mushinga indi ntego ikindi cyerekezo cyo kurwanya iby'ukuri by'Imana zo nizigeze zikorwaho ahubwo zagumye kubyara ndetse no kwidevelopa ziba nyinshi zirakwira ziviye hose zigera nino abantu bakajya bazishakira mu Imana nicyo gituma umuntu ahera akiri muto ari gushakira Imana mu rwo rusengero akarinda asaza nta Mana abonye kubera ko Imana y'umuntu ahuye nayo ikintu cya mbere imuha n'ubugingo buhoraho ibanza kumubabarira ibyaha kandi ahantu umuntu ahurira nayo ni muri Kristo Yesu rero twagira ngo tubwire abantu yuko ibi bintu biri ahangaha ku isi biriho imisaraba biriho ibiki byose abantu ngo niho bajya gusengera Imana yarabihakanye no mu byakozwe n'intumwa yarabivuze yavuze ko itaba mu nsengero zubatswe n'abantu ndetse ko itanakorerwa n'abantu ubwo rero umuntu ukijya kuyishakirayo nyabone turagira ngo tumukebure
hakiri kare Yego. umubiri ukibasha kubona ukibasha kumva agifite amatwi yumva ibingiye turi kugira ngo tumukebure nkuko umuntu anava mu idini akajya mu rindi kubera ko ijyambere yibuzemo kuko umuntu agana urusengero ari gushaka ubugingo uwo ari wo wese agana urusengero ari gushaka ubugingo noneho yabubura akavuga ati banza hano bafite amakosa reka njye muri ruriya ariko pe ibyo byose nta izo nsengero zose nta mana ibamo n'ikimenyimenyi ntawe wigeze ubonamo kubera ko nta bugingo wahaboneye nicyo gituma n'amagingo imyaka umazemo nawe uri umuhamya wo kuvuga ko nta ntungane ibaho ndetse wanagerageza ukavuga ngo noneho ngo nihari ngo bwira icumuye ngo karindwi iyo rero ntabwo aba ari intungane kuko intungane ntiyabicumura ntabwo Imana izaza kureba abacumura Imana izaza kureba intungane zuzuye 100% kuko yo nta mibare y'ibice igira tukaba twavuga tuti rero icyatumye uyoberwa aho Imana iri ukaba utarahura nayo nuko waciye mu nzira itariyo ahubwo wiyoboka ibigirwamana nubwo utabireba n'amaso ariko aho biri birahari mu ntangiriro y'ibi bintu niho twakubwiye cyane ko no mu minsi yashize twatangiye tubabwira intangiriro y'igicumuro cy'umuntu ngo byibuza amenye n'ibyo akora aho biva ibyo bintu yihana bikamugarukaho ibyo bintu yihana bikamugarukaho ngira ngo twabivuzeho mu buryo burambuye niyo mpamvu nanone ukuri rero ntabwo ari uko gusa ko ibyo twababwiye ukuri ni kwinshi hashingiye nuko ikinyoma cyagutse tuzagenda tugaragaza ukuri kw'ibintu kugeza igihe basi ushaka Imana by'ukuri azamenya ukuri ubundi akamenya aho agomba kuyishakira ko atari muri ziriya nzu yarayibuze rero nawe urabizi uri mu bahamya bw'uko wayibuze kubera ko nta bugingo waboneyemo icyakora imihango yose bakubwiye warayikorewe warayikoze ariko nanone nta bugingo wabonye twagiraga ngo rero nanone tukurangira indi nzira tukurangira inzira yuko Kristo yamaze kubona yuko abantu bayobye bagiye n'ubwo buyobe bw'ibintu bari gusenga ibigirwamana nabwo ubwabo batabizi yemera kuza ku isi kugira ngo abatabari iyo ngoyi basa bamenyeshe ukuri abamenyeshe ko ari we nzira ko ari we kuri ariko ko ari nawe bugingo ko nta wajya kwa se atamujyanye Yesu akujyana rero ari uko nanone wemeye ko icyamuzanye ku isi kwari kugira ngo akiranuke mu kimbo cyawe hanyuma nk'umucunguzi ibyo akiranutse abiguhe n'ubyemera ubihemberwe ariko nanone kubera ko wahemutse anagucungure no mu bijyanye n'igihano kijyanye n'icyo gihemu wahemutse kubera ko rwose nubwo wavuga ngo ni wari uhari ariko nubundi wari uhari nibyo wibonaho bigaragaza ko igitadamu yariye nawe wakiriyeho kuko wibonaho ibyaha niyo mpamvu nabyibuza ntibikunde ariko kuva ubyibuza ntibikunde nanone si uko ari wowe wabyibuza ahubwo birasaba yuko nanone umenya ko Yesu yaje mu isi kugira ngo yishyireho ubwo bubi bwawe hanyuma Imana nimubonaho ubwo bubi ibumuhanire nk'aho ari wowe wihannye hanyuma igihano yari guteguriye kimurangirireho iyo nkuru ntabwo igivugirwa mwayo mazu kubera yuko uramutse ubonye ubutungane ntabwo ibyo ushakwamo waba ukibashije kubitanga kubera ko ubundi ikintu umuntu cyose akora agikora agira ngo arebe ko yabona ubugingo nibyo muvandimwe ahubwo wahindukira ugatangira gushima nyine impamvu itavugirwa hari ahantu nayo abadukurikiye ndagira ngo bayumve neza impamvu mwaziriya nzu abantu bubatse bakazita insengero iyo nkuru itavugirwamo nuko bababwira ko kugira ngo bagabane iby'Imana yatanze kugira ngo bagabane ijuru ari uko bakora yego nyamara bya bindi bakora si ibyo bakoreye Imana kuko yo yavuze ko idakorerwa ntikorerwa ibyakozwe n'intumwa 17 24 na 25 hambere yarabanje hakana kitaba mu nzu zubatswe n'amaboko y'abantu ubwo ntiba mu rusengero ubwo nujya gukorayo ntatekereze ko ari Imana yo mu ijuru abari gukorera yego kuko ntibahaba iranavuga rero ngo ntikorerwa n'amaboko y'abantu nkaho hari ikintu ikennye none hariya babwira abantu ko Imana irimo yego noneho bakanababwira ko bari no kuyikorera nyamara ahubwo yaravuze ngo udakora ahubwo disi
ahubwo ngo akizera utsindishiriza abanyabyaha ngo kwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka. Abaroma ayo magambo ni hari ibice 4:5. Urumva rero niba abantu babwira abantu gukora bakabwira ngo abantu nibakorera Imana irimo hano kandi itabamo, icyo ni ikinyoma. Icyakora harimo ibigirwamana bitagaragara hashingiye ku nkomoko y'izo nsengero twamaze kubona. Yego rwose. Icyo Imana iri kugusaba nshuti yacu wowe duteze amatwi kuri uyu mugoroba, witekereza ngo ese ko navutse ibyo bintu usanga ari uko bimeze, niko bajya bavuga ngo ibintu ngo nasanganye ababyeyi ngo ntabwo nabivuguruza. Ikinyoma kimaze imyaka 1000 ntabwo ari ukuri. Ikinyoma kimaze imyaka miliyoni ntabwo ari ukuri. Imana ni iteka ryose uku kuri izakuvuga. N'isi nirangira uziko abantu nibazuka baranze kwemera uku kuri bazajya bamenya ko banze ukuri nyakuri cyane, bakizirika ku kinyoma ngo nuko ari cy'imiryango. Ubundi se umuntu arimbukanye imiryango byamubuza kuribwa n'umuriro? Byamumarira iki? Bimumarira iki? Ntago rero kuba waraguze cyangwa waravutse ugasanga iwanyu binjira aho ngaho bihindura ko ari ukuri. Ntabwo ari ukuri. Ntibikuraho ko bayobye, ntibikuraho ndetse ko nawe wayobye. Ariko uyu mugoroba twabatangiye tubabwira ati nyaboneka numvaga hari ibindi bintu ahugiyemo ababiretse atega amatwi wumva uburyo Yesu Kristo urwo rusengero rwa Salomo rwashushanyaga kuri ubu yaje gusimbura urusengero rwose, anarukuraho nyine ahandi urwo rusengero rwakorerwagamo umurimo wo gutambiramo ibyaha. Mwene data yabivuze cyane, gutambiramo ibitambo by'ibyaha. Kristo rero niwe Imana yatanze noneho ngabe igitambo cy'ibyaha byawe ndetse ngabe igitambo kimwe, ariko ngo anagitambe rimwe ngo bibe bihagije by'iteka ryose. Ahandi ho yaravuze yarahakanye mubare w'ibice 10 uhereye ku murongo wa 8. Ahandi yarahakanye ngo ibitambo by'ibyaha n'ibitambo byokeje n'ibindi byose ngo ntago yabyishimiye, ahubwo ngo yishimiye umubiri wa Kristo. Hanyuma ngo abari witegura imaze kuwutegura Kristo arawutamba disi. Ahandi ho baravuze ngo umubiri wa Kristo ngo niwo wabereye umubabwe uhumurira Imana neza. Ngo ndetse Kristo wo ngo niwe wabaye ituro ngo aba n'umubabwe. Yego. Ngo aba uziko nibutse ko Kristo ubwo yabaye ituro irindi basaba muri ruriya rusengero nirihakana Kristo cyane. Muri ziya nsengero niba Kristo yarabaye ituro Imana ikaryemera, ubwo irindi umuntu ajyana avuye kuri botike kuvunjira, avuye mu murima gusoroma imboga, avuye guca igisheke cyangwa guca igitoki, asutse ku mata yakamye cyangwa atoye umushwi umwe mu nkoko afite cyangwa zituye ihene, ibyo byose nibihakana Kristo. Nawe utekereze gufata ituro Kristo yatuye ukarirutisha umushwi wawe. Hari n'abasigaye bajyanamo ngo ibyatsi by'amatungo, akavuga ngo nibyo yabonye noneho akabitwara, kandi akabaze aje gutura Imana, akavuga ngo aje gutura Imana, kandi Imana iryo turo ntaryo yakeneye, kuko icyaba ituro yemeye rikayinyura ni ituro rimwe rizira inenge rya Kristo. Kandi ntiyabaye ituro gusa mu bandi, Kristo yabaye ituro abigitambo ndetse abumutambyi kuko yari itambye. Uvuze rero igitambo none numva ndaryohewe cyane. Hari ukuntu rero abantu bajya bitambirira bakazana igitambo ngo cyo kubivuga ngo Mana ngo mbabarire ibi n'umujinya no kwiba no kwifuza, nyine ibyo bintu utwo tugambo twiwe ako kajwi kiwe yoroheje akagasimbuza umubiri wa Kristo. Ariko sa ubwo komeruka n'abazanaga ibitambo bavugaga ibyaha byabo bashyize ikiganza mu ruhanga rw'igitambo, ubwo igitambo kirihe cyahe karimi gusa. Ariko abantu bararushye. Nyabune muntu uri kumva iyi radio, nyabune muntu uri kumva iyi radio, basi turaza no kuguha nimero, ariko nanone ukeneye gukurikira cyane kugira ngo byibuze umenye ukuri, basi wakira ikiruhuko, umenye ureke kurwanya Imana utabizi, ureke kurwanya Imana mu butamenya, ureke kubera ko Kristo niba yarabaye byose ku Mana, ibyo uri gupfundikanya nibiki? Kandi ngo
yabaye n'urusengero de yabaye n'urusengero kuko niwe torero niwe wabaye urusengero kuko muri we wa murimo waberaga mu rusengero rw'i Yerusalemu ngo muri we niho Imana yinjiye n'abari mu isi sinumva subwo bihinduye yego ubwiyunge aho bwaberaga harahindutse Imana ntikiyungira n'abantu mu mazu ahubwo yiyungiye n'ab'isi muri Kristo Yesu ntiyabikibabaraho ibicumuro byawe yaravuze ngo uretse no kubibabaraho ngo no kubyibuka ngo ntizabyibuka ukundi nyamara disi hariya mwiriya nzu y'umuntu agezeyo ikintu cya mbere babanza kumubwira baravuga turi umunyabyaha kandi urarimbutse arabo tujya duhura no mu mihanda batwaye intaro utuyungiro n'imikubuzo ati Imana irakubuye abanyabyaha Imana irayunguruye tidora inkota y'Uwiteka yibanguriye ku nkozi z'ibibi noneho umuntu yabyumva disi agashya ubwoba noneho yamara gushya ubwoba akirukira mu kuvuga bya byaha akirukira ahantu hahandi bavuze ngo Imana iba urusengero na ya maturo akayihutana cyane ngo arebe ko yakira ndetse yagerayo bakamubwira ati mwari Imana ibyayo maze mwari Imana ibyayo agasanga akurikije ukuntu bari kumubwira ibya 10 yariye ngo kuva umunsi yatangira kwinjiza akantu agasanga amaturo yazanye ntacyo ari bukore ubundi urubanza yajyanye agacyura ururuta hari bene data bajya batubwira ukuntu hoho mu nzu bakoreragamo ya bene nk'izo batambiramo ibigirwamana ho ngo bajyaga baza no mu murima w'imyaka yabo bagatera imetero bakavuga ati mbo kugera kuva hano gushyika hano aha naho Imana ahawe ahasigaye hawe ni hari iki aho ukibaza Imana izaza gusarura iyo myaka Imana se iracyakene yabwiye abantu erega Abisirayeli bigeze bashaka no kubyiratana irababwira ngo ntabwo mbagayira ibyo bitambo ngo simbagayira ayo maturo ngo ariko reka mbabwire ngo ngewe ngo nyana z'ibirarashyamba inka ibisiga amafi ibifi bitarobwa ngo ifite ibintu byinshi abantu batazi naho biri batanategeka batazanigira bagiraho uruhare ibyo byose ni ibyayo ngo kandi nubwo idasonza ngo ariko iramutse ishonje ngo ntabwo yagabuza umuntu abantu na n'ubu nibareka gusuzugura Imana nibareka gusuzuguza Imana utwo tuntu twabo bajyaga babimbwira nahembwa nkabona nashyira mu mibare nkabona ntibivuye mwafaka ariko se nanjye mbaye ntarihaza ngo ndajya guhaza Imana kandi nzi ko Imana ari ishobora byose yakabaye ahubwo yongera n'utu mfite nkareba ko nyine utu twifuzo mfite twakemuka none ngiye kugaburamo nyihe ubu se ndi kuyigurira iki kandi nzi ko ishobora byose ubuyobe bukomeye cyane barakubwira ngo zana ibyo wabonye noneho bakabibika bamara kubibika bakavuga ati mbo ufite ikibazo cy'inyatsi ubu tujye kabafite inyatsi muzi hano tubasenge kandi nibo nyatsi tubakureho inyatsi ko mbona babikunyaze tituma mutagira ikintu mushyira mu mufuka uragishyiramo gutese kandi bagitwara korari iri kukubaza umusanzu wa korari wa uniforme wo kugura ibyuma bari kukwaka y'inyubako ayo guhindura inyubako ayo guhindura igisenge ibyuma byataye garande ntibikigezweho inyatsi irenze iyo ni iyihe se nyine abakubwira ngo baragukuraho inyatsi niyo nyatsi ahubwo mbi iri mu mufuko wawe kuko umuntu niyo nyatsi hari umuvandimwe uherutse kudushimisha cyane kutubwira ati ngewe mba mbona biriya bintu baba bagira ngo barakwiyegereza ndetse iyo bari kubona hari ukuntu umeze bakaguha n'umwanya w'icyubahiro ariko burya nta kindi baba bagamije baba bagira ngo bashinge itiyo mu ikofi yawe noneho bajye bakogota batwara wowe ujye ushyira mu ikofi noneho bo bakogote batwara noneho ujye ubona ibyinjira ariko ntumenye igihe byasohokeye ujye uhora uguriza Imana ngo nayo izakwishyura uyiguriza ngo izakwishyura Imana se urayiguriza uyirusha iki ko ubundi umuntu uguza ari umukene ugurizwa ni umukene niyo mpamvu n'abanyiguriza abakene ibigira ngo biteze imbere uraguriza Imana ngo yiteze imbere wariye utwo yaguhaye ko yatukugeneye ngo tugutunge ubundi ukumva ubutumwa bwiza bukagukiza urupfu rw'iteka ukizera Yesu Kristo wapfuye mu cyimbo cyawe ukabaho unezerewe n'ibyo bishyimbo byawe
ibyo ukumva wishimye, ukabiha abana, ukareka kuraza abana ubusa, ukareka ibyo bintu binazana urubanza mu mutima cyane. Umuntu amara kubitanga yabona ibyo bamwijeje ntabibonye, agasigara avuga ngo mana warambeshye. Umuntu akihanukira akavuga ngo ngewe ngo mfite ngo ikayi ngo igitabo ngo ikayi yuzuye amasezerano, ngo none amasezerano yanze gusohora. Nta mana iba mw'ibyo bintu, ibyo ni ibigirwamana. Nta mana yigeze guha amasezerano. Imana yaremye ijuru n'isi, amasezerano yatanze ni abiri. Irya mbere umuntu yararyishe, irya kabiri ni isezerano yatanze ry'uko igiye noneho igiye gukura umuntu mu ruhare rw'iryo sezerano. Ndavuga ati rero ibyo ubazwa n'ibyo mbazwa byose ninjye ugiye kubyikubira kugira ngo iri sezerano rikunde ribi ryawe, kuko nakumenye uri umunyantege nke, wagira ibyo agushinga ntabwo wabisohoza. Nk'ibya mbere nabyo ntiwabishohoje, iyo byatumye uvuga ngo nzisi ngo nzagera na birindi sezerano, ngo kuko nzandika amategeko yanjye mu mitima yabo, ngo ndetse ibyaha byabo n'ubugome bwabo ngo sinzabyibuka ukundi. Shimira Imana kubw'iryo sezerano rya kabiri, nubwo irya mbere twaryiye ariko yatanze andi mahirwe. Disi yaranavuze ngo ikuriyeho ibya mbere kugira ngo komeza ibya kabiri, uhimbaraga ngikuriyeho uburyo bwa mbere bwo gutamba, ikuriyeho iryo sezerano rya mbere kugira ngo ikomeze irya kabiri rigira agaciro. No kuri Kristo niwe waje gukomeza iryo sezerano. Abantu bakabiririmba ngo amasezerano yose nk'uko Imana yatanga ngo yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu, ngo isi niko yavaho n'ijuru rikavaho, ngo uwizera azabona ayo masezerano. Hanyuma ubundi abahanjuzi bakakugira mu nganzo, ubundi bakavuga amashuka, bakavuga amasorori, bakavuga amazu, bakavuga diplome, bakavuga perimi, bakavuga abagore, bakavuga abagabo, bakavuga urubyaro. Nawe uri kwandika ngo Imana iri kuguha amasezerano. Wakitonze ukamenya isezerano Imana yatanze rishyashya ririye, ni isezerano ryo kukubabarira ibyaha kugira ngo nubyemera nawe ukarisinyaho uzabane n'Imana byiteka ryose utabigize mu uruhare Imana igusaba no gusinya iryo sezerano wemera ko Imana yishe Yesu wowe itazakwica, yahannye Yesu imuziza ibyaha byawe we ntabyo izaguhora. Ubundi ukarisinyisha umutima uticira urubanza, ukamenya ko Imana si escrow. Imana ntabwo ari irindi ebyiri ngo hanyuma iba yarahannye Yesu imuziza ibyawe ngo hanyuma nawe izahindukira iguhana. Rero abashukanyi niba kuva hejuru, ubundi wumva ubutumwa bwiza bwa Kristo burimo imbaraga igukiza, ariko burimo n'imbaraga igukiza n'izo ngeso umuntu yibona, dore ko umuntu aba nafite ubwoba ngo ibyo bintu mbyizeye ngo nakora ibyaha byinshi. Impamvu wumva wakora ibyaha byinshi nuko ukiri umunyabyaha, ariko numara kuba intungane nyine n'ibyo gutungana bizatangira byikora nk'uko ibyaha byikora n'ubundi mu mutima wawe. Rero mwene data urabona tuba twanaryohewe, tuba twumva twabwira abantu, tuba tumva twababwira tukababwira ukuri, tukabamenera amabanga bahishwe kuva kera. N'ubundi abantu batangiye gusoma Bibiliya vuba, naho kera abakuru bari bazi ko umuntu aramutse asomye Bibiliya umusaruro utaboneka, kuko bari bacunze nyine umusaruro w'uko umuntu mu butamenya bazajya bamubwira ati zana tugushyirira Imana, zana ibi tugushyirira Imana. Imana iri kukubaza ibi, Imana iri kukwaka ibi n'ibi, Imana iri kukwaka ibi n'ibi, Imana iri kukwaka ibi n'ibi. Ati mu nzu y'Imana, bavuga inzu y'Imana yewe arizo twajyaga kumenamwo amazi zibamo n'imbaragasa. Kibazo ukuntu Imana iba mu nzu y'imbaragasa, ariko nanone nta nubwo iba mu nzu y'amakaro. Imana iriyubashye, nta kintu cyo kwisi igibona kigira agaciro. Yavuze ko ibirenge byayo byuzuye isi, ubwo si inzu yayo yabiyiye. Hanyuma inzu zikaba ari nyinshi hano ku isi. Reba ukuntu abantu bubaka buke babaye babuke nubake, ariko nanone hashingiye n'icyo baba bagendereye. Ni business. Umuntu ntiyakubaka botike ngo abure kubaka n'indi, buracya kubaka n'indi, uko utubari twaguka niko n'amasengero yaguka. Rero twasomye ko ngo Yerobowamu yubatse amasengero menshi ngo kutununga kugira ngo agumye asahuriremo rubanda, ariko ababakuye ku Mana, ababakuye ku mwimerere Imana yari yarabahaye aho byibuze aho ngaho yiyingeraga nabo mu buryo bw'igishushanyo. Rero ibyo bintu byarakomeje, uwo muvumo urakomeza, ubwo buyobe burakomeza. Noneho iby'urusengero rwa Salomo, iby'urusengero Imana yiyingiragamo n'abantu mu buryo bw'igishushanyo birarangira, bijya muri realite, bijya mu kuri kwabyo. Abantu bahugira muri za nsengero z'ibigirwamana kugeza na bugingo n'ubu baracyahuze, bari kugwamo, ndetse n'imirambo bakayijyanamo, bagahita bamutondoreraho ngo ibyo yakoze, ngo yatanze ikibanza, ngo yatanze amadafari menshi, ngo ndetse ngo turibuka ngo ko n'isima, ngo ko n'igisenge cy'iyi nzu mureba cy'urusengero mureba ngo ariwe wakitanze, ngo rwose bakamuvugaho ibintu
ibyo ngibyo kandi uwo muntu azabizukana Yesu amwerurira amubwira ati mva imbere wankoze ibibiwe. ibyo bintu byose wakoze ntabwo nigeze nkumenya kubera ko wabikoreraga mu nzu z'ibigirwamana. Rero reka two gucura abandi umwanya ngira ngo twabaha nimero noneho bagahamagara ufite icyo yumvishe ariko nanone n'ufite icyo abaza akakibaza tukamusobanurira ndetse atanyurwa tukaza kumuha n'izindi nimero ku buryo abantu bakwiye kumenya ukuri nyine kukaba batura. Nibyo rwose. Nimero rero za hano muri studio ya mbere ni 07 88 44 21 25. Indi ni 07 38 3 005. Mukaduhamagara ikibazo cyangwa se icyo ushaka gusobanuza turagusobanurira ariko haba ari n'icyo wumvisha ukatubwira. Allo Country FM. Mwiriwe neza. Mboni Samuel Mururu bose turabakurikiye ikiganiro cyanyu mwatugejejeho. Yego Samuel. Ariko hari akabazo kamwe nifuzaga musobanurire. Yego nta kibazo. Ese koko bavuga ngo ntantunga nibaho buriya izaboneka bigenze ute kandi ko tubona bwize bwakeye umuntu acumuzwa n'ubusa kugira iboneke bizagenda gute? Wakurikiye ikiganiro cyose Samuel? Nagifatiyemo hagati. Wagifatiyemo hagati. Kubera ko rero iminota tubona dusigaranye ari mikeya turajyaza gutanga nimero zacu uze kuzifata. Twasobanuye ukuntu umuntu aba intungane mu maso y'Imana akabaho Imana itamubaraho ibyaha. Ariko tubisubiyemo byatwara undi mwanya munini. Nta kibazo uze gufata nimero noneho turaza kubigusobanurira byose mu gikari kuko hano muri studio umwanya tuba dufite abari muto kandi turashaka kuvugana n'abantu benshi. Yanavuga nimero ye. Cyangwa ukatubwira nimero yawe tukayandika tukaza kuguhamagara. 078. Yego. 6 Yego. 08. Yego. 491. Okay. Urakoze cyane turaza kukuvugisha. Sawa. Country FM allo. Allo. Oui. Mwiriwe neza. Yego mwiriwe. Ninde uherereye he? Nitwa Ndiho kubwayo no wamperereye Mushaka. Karere ka Rusizi. Yego no hari icyo wumvise mu kiganiro cyangwa hari icyo wifuza kubaza? Hari icyo nifuza kubaza nabakurikiye kuva dutangira. Yego. Hariya mwavuze ngo hariya nyine turabizi ko wenda ubu ngubu muri iki gihe nta ntungane tuzi ko nta ntungane kibaho. Komeza ikibazo cyawe urangize turakumva turaza gusubiza. Ikibazo nari mfite ni haramuvuze ngo amaturo gutura ni nko gusuzugura Imana kandi tuzi ko harahanditse ati mutura ibya 10 n'amaturo. Niho wenda mugomba gushikira Uwiteka. Yego. Nicyo kibazo nari mfite. Ntacyo turaza kugusobanurira nubwo twe twabaye nk'ababisobanura ko nanone Kristo ari we wabaye igitambo aba n'ituro. Ubwo rero sinumva buriya Nowa iyo uri gutanga amafaranga se ubura uri kuvuga ko ituro Kristo yatanze ridahagije uri kuryuzuza cyangwa uri kurisimbuza? Ndi kuryuzuza kuko hari aho byanditse. Yego Yesu rero ntabwo yigeze atanga ituro rituzuye. Yego. Ahubwo yatanze ituro ryuzuye. Musubwo twabwirwa n'iki abatubwira ko tugomba gutura ibya 10 n'amaturo? Oya ntago babura kukubwira ngo bizane kubera ko nawe urabizi ko nyine babishyira mu mifuko yabo. Yego. Abo bo bazakomeza kukubwira ngo bizane ariko twakubwiraga ko Kristo ari we yakubereye ituro akubera igitambo akubera n'umutambyi. Ndetse ngo ibyo byose ngo ibyo bitambo bindi byatambwaga hambere ngo ntago Imana yabishatse ngo ntiyanabyishimiye. Ayo magambo uze kuyasoma mu Baheburayo ibice 10. Nushaka icyo gice cyose uze kugisoma. Yego. Ariko ku 8 9 10 barabivuga ariko nushaka usoma igice cyose kugira ngo uze kurushaho kumva nanone uburyo Kristo ari we gitambo n'ituro Imana yashimye. Yego. Kandi kari nawe wabaye umutambyi.
ubwo rero ndikubwira ngo zana yigira umutambyi abakubeshya nyine. aho nyine Kristo, niba wemera Kristo nk'umutambyi, ese kwa maturo n'ibitambo ari byo abatambyi baryaga, Yesu asigaye arya amafaranga? nicyo kibazo. None rero niba wemera Kristo nk'umutambyi, ngaho nawe wibaze ahantu ikimutunga ari igiki, aba ari cyo utura na noneho. Ariko nanone twanavuze ko naho ayo maturo muyajyana, aho twasomye wavuze ko wakurikiye, ngira ngo wabonye ko ari mu nsengero zishingiye ku bigirwamana bya Yeroboamu. Amen. Yego. Uze kuhasoma kiriya gicu gisome neza cy'abami ba mbere igice cya 12. Ugisome neza umenye inkomoko yaho ujyana amaturo. Yego. Sawa, murakoze. Sawa. Country, alo. Yes, country. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Ninde uherereye he? Ntago tukumva. Theodore. Ego, ikibazo cyawe rero cyangwa se niba hari cyo wumvise? Theo. Tubaze nta kibazo. Ntago tukumva neza, ahantu uri hashobora kuba network ari nkeya. Theodore, uraza gufata nimero ze kutubaza inbox. Country, alo. Alo, Country FM. Oui. Ego Theo. Theophile. Bashimira kuganira mama tugejejeho cyiza. Yego. Namuri kutubaka. Hari cyo wumvise mu kiganiro se? Konze ku kiganiro musanzwe mugicishaho nubwo funguye radio. Hari cyo se nyine ko utubwiye ko usanzwe uzi ko tujya tukinyuzaho, hari cyo wamaje kumvamo ku kijyanye n'icyakugira intungane kikaguhesha ijuru? Theo ahise acika. Country, abantu iyo uvuze intungane barikanga. Alo, Country FM. Barikanga, ariko burya ni n'igihamya cy'uko abantu bataba bumva neza icyo Kristo yaje gukora mu isi. Country FM, alo. Mwiriwe neza. Yewe ndanyurwa ariko muri kugera ku ntego kuko mba numva biryoshye cyane. Wumva tutari kugera ku ntego gute? Numva mutaragera aho nifuza nyine kugira ngo numve nsobanukiwe, kuko uvuze ku maturo, imisanzu y'amakorari twarashize aho. Mwarashize. Witwa nde? Ntirenganya ndi Nyamasheke, mutakurikira nubwo nabafatiye hagati. Ntirenganya, banza umpe nimero yawe mbere y'ibindi bintu byose ni testaza gushira utayimpaye nze kukuvugisha. 0788. Yego. 55. Yego. 9783. Yego. Gusa rwose numva muri mukuri, nibaza ukuntu umuntu nyine yari intungane, nziga amaturo. Hari nawe nabonye umuntu avuga ngo kuri za YouTube ngo nta mugabo w'inganzo uzagera mu ijuru. Nibaza ahantu yabisomye ndakurikira cyane, numva ibintu muvuga birashimishije cyane. Yego. None se ku kijyanye n'icyo tubwira abantu nanone nyine cyabahesha kuba intungane mu maso y'Imana bakabona ijuru? Yewe icyo mwavuze cyo kwizera ko Yesu yadutambiye, yadupfiriye ku musaraba, bisigaye binyubatse. Bisigaye bikubatse. None se wumva nawe uri intungane? Nta intungane se umuntu yari intungane gute akiri mu Yesu? Rero ukuntu ducumura buri kanya, ariko Yesu yarabirangije byose. None se nawe turagira ngo noneho ucangure ibintu. Turagira ngo ucangure ibintu. Ubundi gusobanukirwa ukuri kandi ukuri mutangiye kujyamo kuvuga. Yego. None se tugaruke kuri icyo kintu cyo kuba intungane umuntu akiri mu isi. Sebyo uratubwira ko Yesu ngo yabirangije, ariko kanatubwira ngo umuntu ntiyaba intungane ari ku isi. Turagira ngo tubwire ibyo bintu yarangije. Yewe igihe Yesu
igitambo yajyaga ku musaraba akaba igitambo numva yarabaye igitambo cyanjye birampagije kuba yarampfiriye kandi akaba ari we wabaye ipfuye. Okay, none se rero wumva yarabaye igitambo cy'ibyaha byawe bingana iki? by'iteka ryose icyangombwa ni ukumwizera. Ubu se ku Mana ushatse kuvuga ko nta cyaha Imana ikikubaraho? Oya, ntacyo. Umwami Yesu nta cyaha Imana imbaraho. Okay, umuntu si Imana itabaraho icyaha ubwo ni iki? Ni uwishinze ibyaha. Ndi kuvuga umuntu wamaje kumenya ko ibyaha byiwe byagiye kuri Yesu akamubera igitambo, uwo muntu ku Mana ikaba itamubaraho icyaha, ubwo ku Mana ni iki? Yitwa umwana w'Imana. Ubwo se umwana w'Imana ni umunyabyaha ni umukiranutsi? Oya, ni umukiranutsi. Urumva bidatandukanye na bimwe avuga ati nanone umuntu ntiyaba intungane ari mu isi? Ate Mbiki mu kanya wari utubwiye ngo umuntu ntiyaba intungane ari mu isi, ariko tukubajije ukomeza uvuga ko nanone umuntu wababariwe ibyaha bye ku bwa Kristo Yesu, ku bw'igitambo cye, uwo muntu ari intungane ku Mana. Kandi nawe watubwiye ko umwizera, ubwo se urongera kuvuga ko nta ntungane iri mu isi? Oya, nanone abantu b'intungane ntibabura mu isi, ariko njyewe mbona ntawe. Wowe ubona ntawe? Ntacyo, turaza gukomeza kugufasha kuko nibyo. Yego, nimero yawe twayibonye, turakomeza tugufasha. Ariko yavuze ko ngo tutari ngo arahana shaka ko tumugera ku nyota. Allo Country FM. Oui. Inde? Sengiyumva uherereye he? Kuri Senelaki. Okay, ikibazo cyawe cyangwa se niba ari cyumvishe tuganirire. Ikibazo cy'ikiganiro. Nari nk'ahantu ushobora kujya mu rusengero ugasanga baturishije n'amaturo arenga 3. Niyo nkaba numva n'ibyo rimwe rikaba ryemewe. Ubwo ayo maturo yo ku Mana aba yemewe? Twabonye ko ku Mana ataba yemewe. Ituro Imana yemera ni iryatuwe na Kristo. N'igitambo Imana yemera ni igitambo cyatambwe na Kristo gitambirwa ibyaha byawe. Ahubwo se waba wumvise neza uburyo Kristo ari we wabaye igitambo cy'ibyaha byawe akakubera n'ituro ku Mana? Wabyumvise. None se kuri ubu urumva hari urubanza rw'ibyaha Imana ikikubaraho? None se bivuze ngo niba yakora icyaha akavuga ngo ntabwo Imana ikimubaraho? None se iyo tubwiye ko Kristo yakubereye igitambo cy'ibyaha byawe, uba wumva yarakubereye igitambo cy'ibyaha byawe bingana iki? Ahubwo se bishatse kuvuga ngo ubwo ngubwo aba yaraguhaye urubuga rw'ibyaha? Oya, ntabwo aricyo twavuze. Mu magambo twavuze wigeze wumva tuvuga ko Kristo atanga urubuga rwo gukora ibyaha? Oya. Ahubwo twavuze ko impamvu ukora ibyaha ari uko uri umunyabyaha. Yego. Niwizera Kristo wahaniwe ibyaha byawe, ibyo wakoze kera, ibyo uri gukora ubu nibyo uzakora iteka ryose, nibyo uzakora mu gihe mu buzima bwawe bwose ukiri hano ku isi, ukamwizera ko ari byo yazize, nawe Imana izakuhindura intungane, sibyo? Hanyuma noneho gukiranuka kujye twatangira gukorera mu ngingo zawe nk'uko noneho gukiranirwa gukorera mu ngingo zawe ubu. Rero gukiranuka gukorera mu ngingo z'umukiranutsi no gukiranirwa gukorera mu ngingo z'umunyabyaha. Yego. Sibyo? Turagiye gutanga nimero, uraza kuzifata wenda turakomeza kuvugana. Ariko icyo ukwiye kumenya ubwo n'abadukurikiye bacyumvireho, burya igikorwa cyose cy'umunyabyaha ni icyaha, naho igikorwa nacyo cyo gukiranuka gikorwa n'umukiranutsi. Ikibazo rero abantu bashaka gukora ibyo gukiranuka bakiri abanyabyaha.
urakoze cyane, turagushimiye. Rero turabona iminota ibaye nk'irangira, reka dutange nimero ubwo nawe uzifate tuze kuvugana mu gikari. Turabashimiye abo twabanye nyine muri iki gihe n'ubundi kingana n'isaha, bigomwe wa mwanya wawe nkuko twatangiye tubasaba. Turabashimiye ariko tunabasaba kugira ngo muzararike n'abandi kuwa kane gukurikira iki kiganiro. Ariko nabifuza kukibona cyangwa se kucyumva, ariko umuntu yumva ari cyiza akavuga ati wakima nkacyoherereza inshuti yanjye. Biroroshye kuko wakibona kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV, no kuri Facebook page Ijuru Ntirikorerwa TV, naho turahari. Wajyayo, ibiganiro byose dukora wabibona, byo dukorera hano n'ibindi tugenda dukora mu bihe bitandukanye hano biba bihari. Ikindi ushaka no kujya muri WhatsApp group, tugiye gutanga nimero kugira ngo uze kuzifata, noneho aho twagushyiramo ugakomeza n'ubundi kumva ubutumwa bwiza, cyane cyane ufite inyota nyine. Yego, n'ubundi urabona hari uvuga uti murabivuga nkumva ari byiza, ariko nkumva nanone hari aho mutarageza. Yego, ariko nanone turacyari hano kugira ngo naho ngaho tuzahageze. Amen. Ubwo nimero yanjye nkoresha kuri WhatsApp wananyandikira ngahita nkushyira mu iyo groupe ni 07 22 33 92 74. Indi nayo ni 07 8 72 70 67. Bizimana Damascene ugahita umbona. Sanzira David ni 07 8 3 4 6 4 8 00. niyo ngiyo 07 8 3 4 6 4 8 00. Amahoro akomoka ku Mana akomeza abane namwe, ariko nanone abana n'abera gusa. Amen. Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kuwuturwa gute? Naje guhura n'abavuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu. Ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru Ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba.